ikaze ku Ijuru Rito Family Show mu biganiro byacu mumaze kumenyera by'umuryango, ibiganiro by'uburere bw'abana, ibiganiro tuganiramo utuntu n'utundi, ibintu byo guteka, byose tugamije ko imiryango yacu irushaho kuba myiza. Abyo twita Ijuru Rito iwacu tubyita Ijuru Rito. Iyo miryango myiza yishimye, aho umugore n'umugabo babana bakarera neza abana, babaha indangagaciro zo mu muryango mwiza, tuyita Ijuru Rito iwacu. Nongeye gusuhuza kandi nshimira cyane abantu bakomeje kudusapotinga, kudushyigikira hirya no hino ku isi, mu Rwanda, Burundi, muri Swede, muri Canada, muri Amerika, mu Bubiligi, muri Australia. Mu minsi yashize twahuye n'umuntu aradusuza yishimye cyane, ariko muzi ko mbazi ati ndabakurikirana kuva muri Australia, ati murumva ko muri abastari. Rero iyo duhuye n'abantu bakatubwira ati dukunda ibintu byanyu, mukora ibiganiro byiza, biratunezeza cyane. Ni nayo mpamvu uyu munsi nkoze ikiganiro kubera umukunzi wacu watwandikiye akanansaba ko ibintu yanyandikiye mbishyira ku Ijuru Rito, mbisangiza abandi bantu, mbisangiza abantu badukurikira, nkuko nawe babwiye uko dutanga umusanzu mu byo Imana, mu buntu Imana yatugiriye, tukaba ababyeyi, tukabaha ubumenyi mu bijyanye no kurera, tubagasangiza, nanjye kuvuga ngo tubasharinga, tubasangiza experience cyangwa se ibyo twaciyemo mu kurera mu muryango, mu kubaka umuryango. Si uko turi abantu bakomeye, nuko ahubwo Imana ibidushoboje kugira umusanzu dutanga, kandi tukabikunda, tukumva tubiryohewe. Nawe wabikora, nawe wagira itafari ushyira ku muryango, wagira icyo umarira abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo wabura ikintu wigisha mu muryango. Niyo mpamvu umukunzi wacu rwose ndanamushimiye cyane, ni umukunzi wacu utaba mu Rwanda watwandikiye, yarabanje arampamagara arambwira ati hari ibintu, ikiganiro cyanyu narebye, ni ikiganiro cyacu giheruka, numva kirandyoheye, kiranyura, nanjye numva hari ikintu nshatse kubwira abantu, mbasangiza ubuhamya bwacu. Arambwira ati ngiye kwandikira, namagere maze no kuyikompoza message, ati noneho ngiye kuyibaha, noneho uzambabarire ubisangiza abantu kugira ngo nabo bibafashe. So rero nawe ntabwo buri kintu abantu, ntabwo buri kintu usangiza abantu, yaba mu burere bw'abana, yaba ese igihe wakurikizaga umwana wa kabiri byagenze gute, kuko hari ikiganiro nabakoreye y'ukuntu gukurikiza abana aba ari urugamba rukomeye. Ese igihe wakurikizaga umwana wa kabiri cyangwa se umwana wa mbere byari bimeze gute, ese igihe wari ufite abana babiri bakurikirana byari bimeze gute, ese igihe wari utwite n'utuye challenges wahuye natwo, ni ibiki wahuye nabyo byakugoye. Ibyo bintu byose iyo bisangije abantu, ntabwo biri umuntu byubaka, ntabwo biri umuntu bigirira akamaro, kuko ibyo wowe waranyuzemo wenda rimwe kabiri cyangwa gatatu, hari umuntu ubinyuzemo bwa mbere, kandi byanze bikunze experience yose ya mbere ntabwo iba yoroshye, ntabwo yorohera umuntu. Ni nayo mpamvu nafashe initiative yo guhora basangiza ibintu nagiye nyuramo, twanyuzemo njyewe na Vigile cyangwa se n'abana bacu. Rero ntatinze cyane, reka ninjire mu butumwa bw'uyu munsi butumye nkora iki kiganiro, ko ni umukunzi wabinsabye. Bigendeye ku kiganiro of course yari yarebye giheruka twakoze, ni umuryango wabo yashatse kudusangiza ukuntu rimwe bigeze guhura n'akantu nakwita karaga challenge. Ni umuryango wabo, nahinduye amazina yabo, nubwo yambwiye ngo mukoremo ikiganiro, ariko ntabwo tugiye dushaka gukoresha amazina yabo. Ni umuryango ngewe nabise Damascene na Rose. Rero bari bamaze imyaka 8 babana nk'umugore n'umugabo, ariko buri mwaka barasohokaga we n'umugabo bakajya muri anniversaire yabo ya mariage. Ntabwo bashobora kwisiba umugabo, kandi bafataga initiative akamusohokana, bakajya muri restaurant bakarya, akamuha kado. Noneho rero igihe kimwe bamara imyaka myinshi, ubu ngubu ukuntu yabimbwiraga, igihe kimwe
umugabo arabyuka rwose ngo ntibuka ko habaye anniversaire, yari afite akazi kenshi cyane, arabyuka yigira mu kazi, yigira mu maproje ye, ngo yari afite ibintu by'amanama ku kazi, bafite ibintu byinshi, yari afite akazi kenshi n'ibindi bintu by'amaproje ku buryo yibagiwe ko bafite anniversaire ya mariage. Iki kiganiro urumva uyu mama yatwohereje iyi message amaze kureba ikiganiro twakoze iminsi yashize cyavugaga ku bintu byo gucelebra cyangwa kwizihiza kwizihiza isabukuru y'uwo mwashakanye cyangwa se isabukuru yanyu mu rugo. Ubwo rero we yari kudusangiza uko byagenze. Reka mbabwire ukuntu rero byagenze, uko yatwandikiye. Ndayisoma uko yanditse, ntago ndasoma uko yanditse, none nanjye mbabwire n'inama nako yayanditse agamije kugira inama abantu, none nanjye ndongereho agakeregeshwa kanjye. Ariko inama nini ni yo mufana wacu. Of course muri kubyumva ko umugabo ntabwo yigeze amwifuriza, byaramubabaje, ariko ukuntu yabyitwaye, icyo yakoreye umugabo we byaramwubakiye, niyo mpamvu yifuje kubisangiza abantu. Wenda nawe hari igihe wavanamo agahinti kawe, wavanamo akantu kagufitiye akamaro. Kanze ntangire ukuntu ayivuga. Inkuru ukuntu yanditse ni ukuvuga ngo Damascene yari umuntu ukunda akazi ke kandi agakora cyane kugira ngo afashe umuryango wacu. Uwo mwaka yari afite akazi kenshi, inama n'ibindi byinshi bijyanye no guteza imbere umuryango. Umunsi wa anniversaire yacu y'ubukwe uragera, ntiyibuka ko wageze. Ndi kubasomera. Ku munsi nyirizina w'isabukuru haragera, mbona rwose nta nubwo yibuka icyabaye. Ndumirwa, ndashira, ariko ndihangana, ndamwenyura, musezeraho ajya ku kazi. Ariko imbere muri nge nari mbabaye. Nahisemo kutagira ikintu mubwira, ndaceceka. Ahubwo nafashe umunsi wose ndeba amafoto y'ubukwe bwacu, nsoma amabaruwa twandikiranye mu myaka ishize, maze nibuka urugendo rwacu rw'urukundo, numva ndaryohewe. Byatumye ntekereza ikintu nakora. Bugorobye, Damascene arataha ananiwe cyane. Akinjira mu rugo, ahita abona ibintu bitandukanye. Nateguye ameza, ntegura indabo nziza n'ifunguro ryiza. Uko nari nateguye byatumye yibuka akibikubita amaso. Umutima we wahise umusimbuka, ahita yibuka ko uwo munsi ari isabukuru yacu y'ubukwe. Nanjye mpita mubwira nti, isabukuru nziza y'ubukwe bwacu. Damascene kandi rwose nabimubwiye ntuje, ubanza amafoto na za message niriwe ndeba aribyo byamfashije. Nanjye mpita mubwira nti, isabukuru nziza y'ubukwe bwacu Damascene, kandi rwose nabimubwiye ntuje, ubanza amafoto na za message niriwe ndeba aribyo byamfashije. Umugabo wanjye ntiyashoboye kuvuga byinshi. Yarahagaze asa nk'ukubiswe n'inkuba, maze atangira gusaba imbabazi nyinshi. Asobanura ukuntu akazi kenshi kamubujije gutekereza kuri uwo munsi. Namuteze amatwi neza ntuje, ariko arangije nanjye ndamubwira nti, Damascene, nzi ko ukora cyane kugira ngo umuryango wacu ugire ibyiza, ariko urukundo narwo rukeneye igihe n'umutima, attention. Donc washyize agakantuza akarongo, ubwo ni igihe na attention, hamwe na attention. Natunganyije iri funguro ngo twibukiranye iby'ingenzi mu rukundo rwacu. Umugabo wanjye ibintu byaradufashije, kandi rwose kuva ubwo kugeza ubu ntarongera kwibagirwa anniversaire zacu. Yarumvise neza ko nubwo nta kibi yaragamije ajya mu kazi akibagirwa anniversaire yacu, kuko yari ari mu kazi,
ariko yarumvise neza ko nubwo nta kibi yaragamije kuko yarari mu kazi, ariko atari yagaragaje urukundo rwe nk'uko bikwiye. Ubwo ni gutya message imeze, ni gutya irangira. Noneho ariko asoza avuga ngo isomo kubareba Ijuru Rito Family Show, urukundo si iby'ibikorwa binini gusa, ahubwo ni iby'ibikorwa bito bito byuzuyemo urukundo kandi bihoraho. Iyo abantu babanye kuvugana mu buryo butuje no guha agaciro iby'ingenzi bifasha gukomeza urukundo no kurwigarurira buri munsi, niyo imirimo yaba myinshi. Ubwo rero murabyumva, ni ubutumwa bw'umukunzi wacu, turamushimiye cyane. N'ubundi naramushimiye ngewe igihe nabonaga message ye. Iyo tubonye feedback yanyu, iyo tubonye ubutumwa bwanyu mu gikari, kuri commentaire mu biganiro byacu, cyangwa se abaduhamagara, cyangwa se abo duhura, biratunezeza cyane. Mwumvishe ko yagendeye ku kiganiro twari twakoze ubushize, aho twabwiraga abantu ati ni byiza ko wizihiza isabukuru y'umuntu wawe. Si ngombwa kuyizihiza nkuko abaturanyi bawe bayizihiza, si ngombwa kuyizihiza nkuko ibyamamare biyizihiza, si ngombwa kuyizihiza nkuko abantu mukorana bayizihiza, cyangwa se uko isi ibigutegeka. Ahubwo wowe bizihiza mu buryo we wumva bukunogeye, bugushobokeye. ushobora kubwira umukunzi wawe uti isabukuru nziza mukundwa, ukamumwereka ko ari umuntu uri special. Ariko isabukuru ye ntibe, cyangwa se anniversaire ya mariage imere nkaho mutigeze mukora ubukwe, imere nkaho buri wese ahari yaje mbese mwabanye kubera agahato. Bibe ibintu mwese mwumva mufitemo uruhare kandi baryoheye. Dukunda kubibabwira, buriya nubwo tuvuga ijuru rito ntabwo ryikora. Twarabibasobanuye mu biganiro byinshi bitandukanye. Ijuru rito riraharanirwa. Wowe mugore uzana agakeregeshwa kawe, umugabo akazana agakeregeshwa ke. Agakeregeshwa ntabwo nzi icyo bivuga, ariko nibaza ko ari akantu nyine agapande kawe ushoboye. What you have you bring it, n'umugenzi wakazana, kandi si ngombwa ko biba bimeze kimwe, mukabihuza noneho mugagira gute, mugakora umuryango. Ntabwo ari ngombwa ko nk'ubu reka dufate nk'urugero. Uyu mukunzi wacu iyo abona umugabo we atigeze yibuka anniversaire, akarakara, akabigira intambara, ngo atangiye kugira abandi bagore, kandi arabona bibaho. Ibi ndi kubabwira njyewe, niyo mpamvu uyu mukunzi wacu kwandikira numvishe binejeje cyane. Ndavuga ibi ngibi ni umwuka w'Imana ukomeje kutuyobora kugira ngo umuryango ukomeze gufashwa. Hariho umuntu ushobora kubona umugabo wa twamwifurije anniversaire kandi wenda yabyibagiye kuko ni umuntu, wenda hari izo nshingano nyinshi afite, hari kuko Vision nawe babwiye mu minsi yashize ati urukundo rurakura, twese turakura, iyo turi hano mu muryango turakura. Uko nari meze mu myaka 5 ishize ntabwo ariko meze ubu ngubu. Uko nari meze mu myaka 16, 15 ngihura na Vigile, ntabwo ariko meze ubu ngubu, kubera ko emotions zanjye zarahindutse. Hari ibintu byinshi cyane biduhindura. Hari inshingano zo mu kazi, hari inshingano zo mu rugo, hari inshingano zo mu baturanyi, za societe, hari imyaka, imisemburo y'ubuzima, ugasanga twabaye abandi bantu. So hari igihe rero umuntu yibagirwa mugani iyo sabukuru yawe cyangwa se iyo anniversaire yanyu y'ubukwe, atari ukubera ko urukundo yarwanze, cyangwa se kubera ko noneho bigasaba ko nawe regashobora no kuba wenda mugani yanakonje, ugasaba ko nawe umuhitura. Buriya ibazi yamwihorera avuga ati umugabo yarahindutse, nanjye reka nze muhime, agahita yigira mu bindi. Ntagerageze ngo agire akageste akora. Yakoze akageste kamwe koroshye, ariko gatuma urukundo rwabo rugaruka. Nkurikije ukuntu yaratubwiye ati ubu ngubu ntashobora kongera kwibagirwa anniversaire yacu, anniversaire yabaye, turegera uburyo tuyiserebura nk'uko twabigenzaga. Turaserebura, twasohoka, twabikorera mu rugo, ariko byibura uwo muco udacitse. So niba hari umuco ubona mwiza mufite mu rugo, mugumane. Nubona ugiye gucika, ntiwumve ko ari umugabo ugomba kugarura. Nubwo yari wakoraga initiative, wafataga initiative cyangwa agafata intambwe ya mbere, nawe wumve ko hari ikintu ushobora gukora. Mu minsi yashize hari abantu bigeze kubona nakoze surprise kuri anniversaire yanjye, nkora babijire surprise. Ndababwira ni nyine nkora nanabikozamo ikiganiro, nkora surprise hano mu rugo, kubera ko
ntabwo buri gihe ibintu bigomba guhora bimeze kimwe. Mushobora guhindura, simwe ko bikomeza bimeze nk'uko societe yabigize. Mushobora guhindura ku buryo apfa kuba ari ikintu gituma ibintu bimera neza bikaryoha. Gahe baze nkuriya mudamu iyo azana ibintu byo kunaginga cyangwa se gutangira gukirira umugabo n'umugore agasanga yarakaye niba ariko bababaye. Ibaze abagabo kenshi buriya barakunda no kwibagirwa ari ibintu kuko ibintu by'ama emotion yabo ntabwo ari ibintu bikabije, ntabwo bagira ibintu by'ama emotion nkatwe. Wowe ushobora kwirirwa ubyimbye warakaye ngo reka ndebe kaza kunyandikira, ngo reka ndebe kaza kunyandikira, bikagira nimugoroba ukabona ntabwo umugabo yigeze kwandikira, yajyana mu rugo nimugoroba agasanga warakaye wabyimbye. Ubwo ninde wabihumbeyemo? Si wowe. Wagera mu rugo kandi yasanze warakaye arakwihorera, yamara kwihorera ko kireka no ushaka kumubwira udafashe nta buri iyo barakaye akenshi birangora umupartner wawe kukwapproach umusheri wawe cyangwa umugabo wawe akakwihorera. Yaramo kwihorera mukaryama n'indi wabaye ni wowe nagaze ikintu cyakubabaje bikagera mu gitondo, byagereje mu gitondo mutavuga n'ubundi cyangwa se à la fin cyangwa se ku mpera bizashiduka ari wowe ugomba kumwapproach kugira ngo utangire kumubwira ikintu cyakurakaje, utangire kumubwira ikintu cyakubabaje kandi wari wanje kwibyimbisha. Ngaye baze wa munsi wataye urakaye, wa munsi wataye wabaye. So rero guys gahinti kabubakire yaba abagore yaba abagabo. Ahangaha uyu ngo baduhaye ubuhamya ni umugore ariko n'umugabo biramureba. Ushobora kubona umudamu wawe hari ikintu yibagiye kandi wari umenyereka gukorera, muhiture utamuhutaje, muhiture utagamije kumukomeretsa, udagamije kumwereka ko igikuba cyacitse. Icyo bita communication ibiganiro bitagamije gukomeretsa, ibiganiro bigamije kubaka. Kambure sinyamara ariko shiri jewe rero buriya ko wibagiye anniversaire yanjye byambabaje cyangwa se sinzi byari kuba byiza iyo ducelebrate anniversaire yacu. Ntubikore ugamije kugira gute kumukomeretsa. Noneho ikindi kintu nigihe hari akageste kabaye nawe wibuke gushimira, umubwira uti sheri wakoze kuba wanduhituye bikaba bitumye umuryango wacu uzuka kabirinze ko twari tugiye gushikamo igikuba. Wakoze akantu ufite buriya urugo ruryoha iyo mugenda mufata umwanya wo kwishimira utuntu duto mugezeho. Ntuhore murangamiye cyane ibyo mutarageraho kuko byanze bikunze iyo mufatana umwanya wo kwishimira ibitoya mufite mubasha no guhamagara n'ibindi mutarageraho bikaza. Naho iyo mubashije iyo muhoze mureba ibyo bitagenda neza ibyo mutagezeho n'iki byose gira gute nyine muhora muri inyuma ntimubone n'umwanya wo kwishima wo kuryoherwa. Ikindi kintu cyanyuma narenzaho tugendeye kuri iyi nkuru y'aba bantu urebye n'ukuntu byanabafashije kandi nanjye nkurikije from the experience. Buriya muri couple ni byiza kugira buri umusheri wawe umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa se n'uwo mukundana agomba kuba priority. Nubwo wagira akazi kangana gute rwose pe akazi nikazakwibagize iby'ingenzi. Iby'ingenzi ni ikintu urugo rwawe n'umugabo wawe na umugore wawe n'abana bawe. Noneho rero n'igihe habaye ku kazi kenshi habimo no kubalansinga ntutwarwe cyane ngo wibagirwe. N'igihe byanabaye niba nakwibutsa uce bugufi niwumve ko nose sanagiye gushaka amafaranga hari ikiganiro Virgin amaze iminsi arwaye ashaka kuzabakorera abagabo mugomba gushaka amafaranga ariko mwibuke priority no umugore wawe washatse, priority n'abana bawe washatse. Akazi nibyo ayo mafaranga wayashaka mu miliyoni ukayazana ukagura izo modoka ariko haba hatarimo utaragize umugore wawe priority ngo anniversaire nikaba umwibuke. Biba bisaba se shaka igihe kingana gute tufata uwo mwanya wanyu ni utuma urugo rukomeza rukabaho, urugo rwanyu rukabijuru rito. Niba utarubona uyu munsi uyu munsi nutanabubona ariko bishobora ko iyi anniversaire ishobora kuba nta mwanya ufite ariko ukora akageste ubwira umudamu wawe sheri joyeux anniversaire. Uyu munsi rero mfite akazi kenshi, mfite inama, mfite iki ariko bear with me, ihangane muri weekend tuzareba tuzakora akageste cyangwa umukorera akageste. Cyo mu minsi yashize ku kazi umuntu ku kazi rwose unakomeye yarambye ati Dudu wanyaranje ko umudamu wanjye yagize anniversaire kandi nkaba nta mwanya mfite ibinama here and there ukanshakira akado ko guha umudamu. Mva yambwiye ngo nimushakire nyine umuntu ushobora kuduha indabyo n'iki.
ndabahuza, umushakira ururabyo, yohereza umudamu. Malgré ko ari mu kazi, ari butaye mu gicuku, ariko ari yaranja, yohereza umudamu we ururabyo. Kandi ndabizi neza ko byamwubashye byanze bikunze. So ushobora kutabona umwanya ari ugakora akageste. Meme n'amagambo. Ariko noneho rero nako kageste kakozwe ugashimirwe. Abadamu bagabo igihe hari akageste kakozwe, eda wenda hari ibyo biryo byiza batetse mu rugo bitasanzwe, cyangwa wenda hari ako gakado bakoherereje, ntumve ko wowe expecting ko bari bukugurira imodoka cyangwa bari bukujyane muri hoteli ikaze nkuko mwari musanzwe mubikora. Nishimire niyo mpinduka, ariko byibura nishimire ko banagutekereje wapresiye, kuko nabyo birubaka bigatuma imiryango yacu ihora ari ijuru rito, imiryango yacu iba ijuru rito nkuko duhora tubifuriza. Ndabifuriza umuryango mwiza, turabifuriza urugo rwiza. Niyo mpamvu dufata umwanya nk'uyu tugakora ikiganiro, tugatanga utuntu twose twumva dushobora gufasha umuryango. So rero namwe mujye mushyiramo imbaraga, utwo ushobojwe ubikore, ibyo ushoboye ubikore, ku ruhande rwawe ukiranuke, ukora ibyo ugomba gukora. Ubundi mu partenaire wawe nawe uzamubaze ibye atujuje, ariko nawe wakoze ibyawe. Thank you so much. Ikiganiro niho rwose ubona hari uwo gishobora gufasha. Hari umuntu uhora aganya turugo rwanjye ibi n'ibi, cyangwa se hari umuntu yibaza ati se ejo bundi nzabigenza gute ko dufite anniversaire, umwibutse ko umugore we cyangwa umugore natabyibuka, nawe hari akageste agomba gukora. Atagomba guhora bacungana bitana ba mwana. Ukimuhe akirebe, ugisangize n'abandi bantu, kibafasha abantu bafite imiryango, abantu bateganya kubaka, bumve ko ijuru rito riraharanirwa, ntago ari umuntu umwe urikora. Bye bye nahuta. Thank you so much.